Bavandimwe ndabaramukije muraho neza, nshimiye Imana ko iduhaye amahirwe kugira ngo twigane ijambo ryayo. Hanyuma ndagira ngo dutangire nsaba ko abantu baza gufata Bibiliya zabo kugira ngo tujyane. Ikintu cyose ndasaba ko mu bimera nk'abiberoya nk'uko babivuga mu Byakozwe n'Intumwa 14:11 ko icyo umuntu yigishaga intumwa bakigenzuranaga ibyanditswe byera, bakigenzuzaga ibyanditswe byera. Rero ndasaba ninginga kugira ngo rwose Imana ibafashe buri muntu ibi bintu ngiye kwigisha abigenzuza ibyanditswe byera, nasanga ari byo yibaze niba ari byo biri mu mutima we. Reka nsenge. Mwami Imana, ndagushimiye ko umpaye amahirwe kugira ngo nigane n'abavandimwe. Data, ni wowe wenyine wafungura umutima w'umuntu akakwiringira akakumenya. Ndanagusaba nciye bugufi kugira ngo nanjye umfashe nigishe nkunze abo nigisha, ariko Mwami nibagiwe igitinyiro ufite, kandi Mwami ko igihe kizagera buri muntu ibyo ngibyo akabibona. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo nze twizeye, amen.